Igitondo cyiza bene data, turabashuhuje tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abahire. Tugarutse muri studio muri iki gitondo twaramutse amahoro, tubahaye ikaze kugira ngo dusangire ibyigisho. Reka kumwe na bene data mugabo nk'ibisanzwe, reka mwakira basuhuze noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Kari reka mwaramutse, nitwa Mugabo Emmanuel, abandi gufatanya na mwene data muri iki cyigisho. Uyu munsi tugiye kwiga kuri ingingo ya kane. Yego, akoze cyane. Reka dusa n'umugabo adusengere maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu byabanye natwe muri iri joro. None bukeye turi bazima, tugushimiye yuko wemeye yuko tuza kuvuga ijambo ryawe ahangaha muri studio. Ubane natwe kandi tugire neza, kuruta byose ufashe abari bwumve kugira ngo imitima yabo ibashe kwakira ijambo ryawe, maze twese hamwe tuyishimire kugusanganira ubwo ugarutse. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze mugabo, reka tunakwakire utwibutse ingingo twize ejo maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Niyo urakoze kumpa ijambo. Ingingo yacu twabonye ejo hashize yavugaga ku mahitamo akoranye ubutwari. Twabonye umuhanuzi wari uri guhanura muri icyo gihe rero ko uwo muhanuzi yahanuye ubutumwa agaragariza abantu ibyaha byabo. Kwemera rero uwo muhanuzi ugakora ibyo yagusabaga byasabaga ubutwari. Ababikoze rero byabagiriye umumaro, ariko abatarabikoze Uwiteka yavuze yuko bidamarariye, byanga bino ko bagomba kurimbuka. Imana rero ibituri. Urakoze cyane. Hano twabonye ko ngo n'umugabane munini ntabwo bigeze babyumva. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo usarura icyabibwe. Muri wa mugabane munini w'abatumvira Uwiteka ese bigenda bite? Buri gihe umuntu abiba n'icyo asarura. Mfite rero ube hafi kugira ngo twumve neza, nawe utege amatwi wumve ibyo biba, utekereze n'ibyo uzasarura. Kandi tubifurije kubiba neza kugira ngo muzasarure neza, kubiba byiza kugira ngo muzasarure ibyiza. Hano rero reka dusabe mugabo adusomere muri Amose ibice 7, arahera ku murongo wa 10 ageze 13. Mu kibazo tubazwa ngo ni iki cyagaragaje ko ibyo Imana yasabaga ibinyujije muri Amose bitigeze byakirwa na Amasiya wari umutambyi w'ibigirwamana. Umutambyi w'ibigirwamana witwa Amasiya rwose ngo ntabwo yigeze ubuhanuzi bwa Amose. Bwa Amose byagenze bite rero? Dusomere muri Amose ibice 7 umurongo wa 10 kugeza 13. Iri somo riratubwira ngo maze Amasiya umutambyi w'i Beteli atuma kuri Yerobowamu umwami w'Isirayeli ati, Amose yakugambaniye mu b'inzu y'Isirayeli, ntabwo igihugu cyakwihanganira amagambo ye yose. Kuko Amose avuga ati, Yerobowamu azicishwa inkota kandi Isirayeli izajyanwa hari imbohe, akurwe mu gihugu cye. 12. Kandi Amasiya abwira Amose ati, wabamenya we, genda uhungire mu gihugu cy'i Buyuda, urireyo ibyo kurya byawe, kandi abariho uhanurira. 13. Ariko ntukongere guhanurira i Beteli ukundi, kuko hari ubuturo bwera bw'umwami n'inzu y'ubwami. Yego. Hano rwose umuhanuzi Amasiya ni umutambyi w'ibigirwamana, arangije rwose abwira Mose ati, ibyo bintu hanuriye umwami abanza kutumaho umwami, ati uriya mugabo Amose rwose ibintu yahanuye biragatsira, ntabwo byumvikana. Amuteranya n'umwami, kandi Imana yatumye Mose kugira ngo ajye kuburira Isirayeli, ariko arangije abinyuramo, aranamutuma aramubwira ati, genda ujye guhanurira ahandi, rwose ntabwo tugukeneye muri iki gihugu. Uyu Amasiya byaje kumugendekera bite? Reka twumve. Komeze dusomere muri Amose ibice umurongo wa 14 ngeze 17. Amose yashubije ate Amasiya adakebakeba, kandi se ni gute amagambo y'uwo muhanuzi yaje gusohora? Ubwo urumva Amose nawe yasubije Amasiya igihe amubwiraga ati, va hano ujya guhanurira ahandi, sigaye ibyo bintu ntukanabitubwire. Amose ari byo yamusubije. Dusomere ku murongo wa 14 komeza kugeza 17. Hano haravuga amagambo avuga ngo 14 haravuga ngo maze Amose asubiza Amasiya ati, ntabwo nari umuhanuzi
cyangwa umwana w'umuhanuzi, ahubwo nari umushumba kandi nari umuhinzi w'ibiti by'umutini. Uwiteka yantoye ndagiye amatungo, maze Uwiteka arambwira ati, genda uhanurire ubwoko bwanjye Isiraheli. Noneho wumva ijambo ry'Uwiteka, uravuga uti, ntuhanurire Isiraheli ibibi, kandi ntugirire inzu ya Isaka ijambo ribi. 17. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, umugore wawe azaba maraya mu mudugudu, kandi abahungu bawe n'abakobwa bawe bazicishwa inkota, n'ingobyi yawe nayo izagabanishwa umugozi, kandi nawe uzagwa mu kindi gihugu cyanduye. Isiraheli nawe rwose azajyanwa ari imbohe, akurwe mu gihugu cye. Urumva yahise amutumaho ibizamubaho. Ariko hano hejuru hatubwiye ko ngo ibyo byago ntabwo byihuse kubaho. Ari nacyo giteye ibibazo. Abantu babona bumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, bahanuzi bakavuga, ariko bakavuga ngo ibyo bindi igihe Imana ivugiye ko tutubona bidasohora. Nyamara ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu bikagenda biza, ishyanga rizatera irindi shyanga, hirya no hino mu isi hari imivurungano, ibintu bitandukanye tukabibona, ibyaha birakomeza kwiyongera. Abantu nditureba ibyo ibimenyetso by'ubuhanuzi, ahubwo twibaza ngo ariko se bizasohora ryari? Hano rero Imana yatinzaga ibihano ifite umugambi wo kugira ngo ubwoko bw'Imana bwihane, ariko ntibikunde, ntibihane, ariko amaherezo bakazarimbuka. Ni irihe herezo ryaje kuba rero? Reka twumve amagambo hano muri iki gitabo cy'abahanuzi n'abami ku ipaji yaho ya 287. Hari amagambo atubwira ngo amagambo yavuzwe kuri iyi miryango yahakanye Imana yaje gusohora uko yakabaye. Nyamara gusenyuka k'ubwami bwa Isiraheli bwagiye kubaho buhoro buhoro, bwagiye bubaho buhoro buhoro. Uyu Amasiya we ibyo yahanuriwe byahise byamusohora, kandi imiryango uko yahanuriwe bisohora uko byakabaye. Ariko guhanwa kwa Isiraheli nk'ishyanga byo bikomeza kugenda gake. Imana irabitinza, ariko irindiriye ko abantu bihana. Tirugari Peresiri umwami wa Ashuri yigaruriye Isiraheli, maze ajyana imbaga niniho imbohe yakuye mu miryango yari ituye mu ntara ya Galilaya no mu burasirazuba bwa Yorodani. Abo mu muryango wa Rubeni n'uwa Gadi n'igice kimwe cy'umuryango wa Manase, hamwe n'abandi mu baturage b'i Galiyadi n'i Galilaya n'igihugu cyose cya Nafutali. Ko tubisoma no bambere rw'ingoma ibice 5 mu ngoma 20, ndetse no mu bami ayo magambo tuyasomaho uburyo icyo gihe banyazwe. Batatanijwe mu bihugu by'abapagani, bajyanwa kuri y'i Palesitina. Uhereye kuri uko guhanwa bukomeye, ubwami bw'amajyaruguru ntibwigeze bwongera kubura umutwe. Abari basigaye bacitse intege ntibwigeze bongera kubura umutwe. Abari basigaye bacitse intege bakomeje igisa n'ubutegetsi, nubwo batari bagifite imbaraga namba. Urumva rwose umuhanuzi bwarasohoye, Isiraheli irakumitwa, iranyagwa, ariko bitewe n'iki? No kwirengagiza ubutabera bw'Imana, no kwirengagiza ubuhanuzi, no kwirengagiza amagambo umuhanuzi yari yabatumweho. Ibi rero natwe nibyo bitwugarije. Dufite akaga ko igihe tutumviye Uwiteka, amaherezo ibihano Uwiteka yateguye biraza bikatugera. Reka twakire mwene data Mugabo, maze akanya mvuga kandi ateze amatwi. Ufite byinshi wungutse, ufite byinshi wize muri iki cyigisho. Ni iki watwunganira kuri iki cyigisho kugira ngo tugishyire ku musozo? Urakoze. Ngira ngo kino cyigisho kivuga ngo gusarura icyabibwe, ngira ngo mvugije twagiye tubona byatambutse, twagiye tubona yuko iyo ubibiye mu mubiri usarura kubora, iyo ubibiye mu mwuka usarura ubugingo buhoraho. Aha rero hano turimo turagaragarizwa neza yuko Abisiraheli ibyo babibye ntabwo byari byiza, kuko mu isomo twasomye yavuga ngo mwere gukora ibibi ahubwo mukora ibyiza. Bakoraga ibibi rero Mose yazaga abararikira gukora ibyiza, ariko bakanga gusarura. Rero icyabibwe baje kuza guhura
Imana ngo yaje guhata umutima w'umwami bita Puri, umwami wa Shuri. Araza arabarwana nabo, arabatsinda, abajyana ari iminyago, abajyana mu Ashuri. Kandi ibyo bintu ku Bisiraheli byari ibintu bibi, kubera ko igihugu cyabo cyari igihugu cyera, nabo ubwabo bari abera kuko bari baratoranijwe n'Imana. Iyo bajyaga mu gihugu cy'abanyamahanga rero, nibwo bahitaga babona ikosa bakoze, bakagerayo bagatakambira Imana, hanyuma Imana ikongera ikabagarura. Ubwo rero icyo basaruye muri make bari barabibye ibibi, basarura kujya mu bihugu by'abanyamahanga, nyine bajya mu gipagane, bajya gukorerayo ibibi byabo, kugira ngo Imana ibahane basobanukirwe n'icyo bakoze. Kandi baragendaga bakamara byibuze, iyo usomye muri Bibiliya neza, mu bami no mu ngoma, usanga byibuze bamaraga nk'imyaka 40 bari mu bunyage. Niyo yabaga ari micyare, nabo bamaraga na 40. Ni ikibazo rero. Aha natwe dukwiriye kubiba byiza kugira ngo dusarure ibyiza, kandi ibyiza nta bindi ni amagambo Uwiteka tubwira, nayo adutumaho. Niyo tugomba kumva, twarangiza tukumvira tukayagenderamo. Nitubikora dutyo tuzasaba imigisha nk'uko twakomeje kugenda tubibona. Reka rero duinira ahangaha yingi dushimira abatubana umunsi ku wundi, abakoze subscribe, abatubaza ibibazo, abatwunganira, abohererezanya ibyigisho. Byo nabyo no murimo mwiza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, aho kugira ngo woherereze umuntu agafilimi, woherereze uduki, nabyo ntacyo bitwaye, ariko jya umwoherereza n'ibi byigisho kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, burya n'umutsima w'ubugingo kandi bitubyaye ubugingo. Imana reba umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.